Ubu butumwa bubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 235, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dusenge. Ushyirwe hejuru Mana, uhabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Urukundo n'imbabazi byawe byinshi bitarondoreka, turagushimye kandi turaguhimbaje. Uwiteka Mana igira neza, Mana ikomeye. Iri ni ijambo ryawe, turakwingiza cyane ngo weze amatwi yacu, ufungure amatwi yacu, zibura amaso yacu. Mwami Mana, mu mitekerereze yacu nayo ikoreho, imitima yacu ikoreho, kugira ngo twumve kandi twumvire ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana igira neza, turasenga ngo ntabaye twebwe izina ryawe rihabwe icyubahiro, utweze kandi udutunganye mu izina rya Yesu Kristo. Izina ryawe ryubahwe, mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo ushaka aribyo bitubaho, mu izina rya Yesu ubwami bwawe ari bwo buza. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusize twizeye, urakoze kandi ushyirwe hejuru Data wera. Amen. Turasoma muri Luka ibice 12 umurongo wa 41 kugeza ku wa 46. Haravuga ngo Petero amubaza ati, Databuja, uwo mugani nitwe twenyine uwuciriye cyangwa n'abantu bose? Umwami Yesu aramusubiza ati, ninde igisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo bagenere igihe cyaryo? Hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose. Ariko uwo mugaragu nibwira ati, Databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja, no kurya no kunywa no gusinda. Shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje, n'igihe atazi azamucamo kabiri, amuhanane n'abakiranirwa. Ibyo bimwiruka ibice 12 umurongo wa 41 kugeza ku 46. Abizera babi, abakoresha nabi ubutware bahawe mu itorero. Ibyo nibyo tuza kwiga uyu munsi. Ni kenshi dutekereza ko kuba umuntu yizera bituma aba yarakijijwe akaba azajya mu ijuru. Nyamara nk'uko tuza kwibona uyu munsi, hariho ibindi bisabwa agomba kuzuza. Si buri mukristo uzajya mu ijuru. Kuba gusa wizera Yesu ntibikugira umuragwa w'ubwami bw'ijuru. Hari izindi nshingano ugomba kuzuza, bitabaye ibyo uzajyana ibibazo na Kristo ubwo azahishurwa. Hariho abantu bamwe bizera hanyuma bakinjira mu itorero, maze naryo rikabizera rikabaha inshingano. Gusa ubwiyemezi bwabo rimwe na rimwe bubabuza gusohoza inshingano zabo neza, bituma batangira kwikakaza no gukora ibyo bishakiye, aho kuyobora umukumbi wa Kristo mu guca bugufi no mu bugwaneza. Iyo twakwibuka zabo ngabo n'abana ba Yera umutambyi. Iyo umukuru mu itorero ahindutse ukandamiza bagenzi be kugeza ku rugero abandi batangira kuzinukwa inzu y'Imana. Bamwe baba ari abajura, abandi babeshya, abandi ari abiyemezi, abandi ari abasambanyi, abandi ari abatekamutwe. Ibi byabo bikorera mu nzu y'Imana, babikora abakristo bagenzi babo, babandi baragijwe na Kristo kugira ngo bagaburire iby'Imana. Hano tubonera guhishurwa k'umujinya w'Imana, aho Yesu yavuze ko umugabane wabo uzajwa mu muriro hamwe n'abanyabyaha. Ese ibyo bivuze iki? Bivuze ko mbere umugabane wabo utari ikuzimu, ahubwo wari mu ijuru. Ariko kubera ibizera bakoreye mu nzu y'Imana n'ubuhemu bakoreye abakristo bagenzi babo, Yesu yabahanuye ko bazabona ishyano riruta iry'abandi banyabyaha. Yavuze ko azabacamo kabiri. Ibyo ni ibikwereka umujinya babikiwe n'Imana. Imana itwaza igitugu, ariko ntabwo ikoresha agahato. Ndasubiramo. Imana itwaza igitugu, ariko ntabwo ikoresha agahato. Niyo mpamvu itwihanganira, niyo mpamvu itugirira imbabazi n'impuhwe nyinshi. Ibyo ikugirira nawe ubyereka abandi. Usoze inshingano zawe neza, cyane cyane mu guca bugufi no mu butungane bwose, udatera abantu kuzinuka inzu y'Imana, kuko Imana izahanagura mu gitabo cyayo izina ry'umuntu wese wabaye mu itorero ryayo ari ikigusha cya bagenzi be. Reka dusenge. Dushyize hejuru izina ryawe Data wera, turaguhimbaje. Tugushimiye yuko tumaze kumva ijambo ryawe. Mu izina rya Yesu turakwinginga, tugusaba iki gitondo kugira ngo Imana duhe guca bugufi, ngo tubashe gusohoza inshingano twahawe mu itorero ryawe,
mu guca bugufi no mu gutungana no mu kwera kuzuye. Urakoze kumvisha gusenga kwacu kandi kugiye kutugira neza. Mu izina rya Yesu turagusaba ngo ubwami bwawe buze. Turagusanga ibyo ushaka bitubeho. Turagusaba kandi ngo Uwiteka Imana izina ryawe rihabwe icyubahiro mu buzima bwacu. Mu izina rya Yesu. Amen. Impuguro z'umunsi turazisanga muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 1 kuza ku wa 4. Havuga ngo aya magambo nayahuguza abakuru b'itorero bo muri mwe, kuko nanjye ndi umukuru mugenzi wanyu n'umugabo wo guhamya imibabaro ya Kristo, kandi mfatanije namwe ubwiza buzahishurwa. Muragira umukumbi w'Imana wo muri mwe mutawurinda nk'abahatwa, ahubwo muwurinde mubikunze nk'uko Imana ishaka, atari kubwo kwifuza indamu mbi, ahubwo kubw'umutima ukunze, kandi mudasa n'abatwaza igitugu abo mwagabanijwe, ahubwo mube ibyitegererezo by'umukumbi. Kandi umutahiza naboneka muzahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika. Ibyo biri muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 1 kuza ku wa 4. Uwiteka guhumurisha ko kwifatanya natwe, Uwiteka guhumurisha ko kumva ijambo ry'Imana. Ndagusaba umugisha ku Mana ngo Uwiteka guhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo wigishwa nawe. Ndagusaba ku Mana ngo Uwiteka guhe akuze guca bugufi, akuze urukundo, kugira ngo ubashe gusoza inshingano wahawe mu itorero mu gukiranuka no mu rukundo. Ndagusaba ku Mana ngo mu byo ukora byose Imana ibane nawe, kuko kwiza kw'Imana kubane nawe. Ni mu izina rya Yesu ngusabira nanjye nisabira. Amen. Uwiteka guhumurisha. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.